Murakoze igitangazamakuru cya Gege Love Family, Imana ibahereza umugisha kuntumira. Ndashimira host Judith, Imana iguha umugisha kuntekerezaho. Njya nkurikira ibiganiro hano, hanyuraho abakozi b'Imana batandukanye. N'umugisha rero nanjye kuba mwantekerejeho kandi ndabashimiye rwose. Amazina nitwa Ngoboka Didas cyangwa se Pastor Ngoboka Didas. Ndi umugabo, ndubatse, mfite madamu n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Turashima Imana. Nkorera umurimo mu itorero Jubilee Revival Assembly. Umushumba wanjye, umubyeyi wanjye w'umwuka yitwa Pastor Kabanda Stanore, na madamu we Pastor Julienne Kabanda. Niho nkorera umurimo w'Imana. Amina. Ngira ngo ndumva ari ibyo. Urakoze cyane Pastor Ngoboka, Imana iguhereza umugisha kwitabira ubutumire bwacu. Ngira ngo twagusabira umugisha muri aka kanya. Murakoze nkuko yabibwiye, nuko nguko abakomeza gukurikirana Gege Love Family TV. Turakomeza kugenda tuganira uko turi bugiye mu kiganiro. Uyu munsi dufite heading y'ikiganiro ivuga ngo rubyiruko ukeneye umubyeyi wo mu mwuka. Ukeneye umubyeyi wo mu mwuka. Wowe mukobwa, wowe musore ahuri, ukeneye umubyeyi wo mu mwuka kugira ngo niba navuga ngo ejo hawe hazaza urusheho kugenda uhategura neza mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Hanyuma rero tutarajya deep cyane mu kiganiro, ndakira Pastor adusengere, dutangire dusenga kugira ngo ubwiza bw'Imana cyangwa ubushake bw'Imana abe ari bwo buyobora iki kiganiro. Turakwakiriye nanone. Reka dusenga. Mana yacu, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje. Uhabwe icyubahiro kari wowe uduha aya mahirwe yo kwamamaza inkuru nziza biciye muri media. Uhimbazwe, umugisha kino gitangazamakuru. Mwami, ushimwe ko hari inkuru zamamara biciye kuri izi media. Uhimbazwe Mwami. Ndasaba kugira ngo ukomeze kubateza intambwe, bave ku rwego rumwe bajye ku rundi. Ndasaba kino kiganiro tugisize mu maboko yawe. Ube Alpha dutangira kandi uze kuba Omega dusoza. Utuyobore Mwuka Wera muri details zose. Ntujya gutandukira, utugarure. Ndasaba ngo nituvuga bikeya wowe ubitazure kandi hishurirwa ryiyongere mu badukurikiye. Dusukeho amavuta mashya, udusukeho Mwami Umwuka Wera, Mwuka wo guhishurirwa, tuvugane n'ubwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha Pastor. Ngira ngo twakwakira ukajya muri introduction y'ikiganiro. Uyu mutwe w'ijambo cyangwa se niba navuga ngo iyi nsanganyamatsiko dufite urushaho kuyisobanurira abantu badukurikiye. Tuguhereje ikaze. Urakoze cyane Judith. Nkuko mubizi ibintu byose dukora biba byubakiye kuri Bibiliya, ku ijambo ry'Imana. Ibiganiro byose inkora kandi n'abavandimwe twaravuganye tuba twubakiye ku mahame y'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ngiye gutangirana no gusoma ibyanditswe. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo rubyiruko ukeneye umubyeyi wo mu mwuka. Ubundi umuntu mu buzima akenera ababyeyi batatu, cyangwa se ababyeyi bagombye kuba ari batatu. Umubyeyi wa mbere ni Imana data wa twese. Uwari hejuru ya byose, ari hejuru ya bose, arihariye, ararenze. Ni umubyeyi data wa twese. Umubyeyi wa kabiri, hari umubyeyi utubyara mu buryo bwo mu mubiri, ubwo inyama n'amaraso, mu buryo biologically. Uwo nawe ni umubyeyi w'ingenzi ukomeye mu buzima. Iyo usomye Bibiliya guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, mu isezerano rishya n'isezerano rya kera, Bibiliya igenda igaruka ku mubyeyi wo mu mubiri. Mu Befeso ibice 6 hereye ku murongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ubone amahoro kandi uramire mu isi.
uwo ni umubyeyi wa kabiri. Umubyeyi wa gatatu ni umubyeyi wo mu mwuka. Umubyeyi wo mu mwuka, umuntu avuka ubwa mbere abyawe n'umubyeyi wo mu mubiri, akongera akavuka ubwa kabiri, noneho akagira undi mubyeyi wo mu mwuka. Niyo mpamvu abarokore, insengero z'abarokore, Pentecostal churches, bakunze rimwe gukoresha ijambo ngo ni born again churches. Ni ukuvuga born again ni abantu bavutse ubwa kabiri. Ni ukuvuga umuntu uvutse ubwa kabiri bivuze ko yavutse n'ubwa mbere. Aha, niba hariho umubyeyi wakubyaye ubwa mbere, ukeneye n'undi mubyeyi kuko wavutse ubwa kabiri. Reka rero nsome ijambo hano muri Samweli wa mbere ibice 3. muri hangana nsome nihuse ariko nsome imirongo irenze umwe. Samweli ibice 3 ndahera ku murongo wa mbere ngeze nko ku wa 11. Bibiliya yavuga ngo reka dusome. Uwo mwana Samweli akorera Uwiteka imbere ya Eli. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma, atakibona. Bukeye mu maryama ajya mu buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima. Itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Iyo ni inshuro ya mbere. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli, bwose inshuro ya kabiri, ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Kadukomeze. Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Aho hantu muhaca akarongo ngo Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Uyu murongo ukurikira avuga ngo maze Eli amenya ko Uwiteka ariwe uhamagaye uwo mwana. Niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe neza amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarare. Maze Uwiteka araza ahagararaho, arahamagara nk'ubwa mbere, ati Samweli, Samweli. Ubwo ni inshuro ya 4. Nawe ati ubu umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati dore nzakora ikintu muri Isiraheli, uzacyumva wese amatwi ye azacura injereri. Amen. Muri hangana kuko ndasa naho yenda nasomye mirongo, ariko tuba tugira ngo tutajya out of context, tubabwira ibintu ariko dushingiye ku mahame ya Bibiliya. Murabizi yuko Samweli ntago yabyawe na Eli biological. Nukuvuga kandi yamwitaga mwana wanjye. Kubera iki se? Ko yaramubyaye se? Kuki Samwise ngo mwana wanjye? Nuko yari umubyeyi we mu mwuka. Ku bantu basome byanditswe, ntago Paulo ari papa wa Timoteyo mu buryo bw'inyama n'amaraso, ariko yajyaga amwita ngo Timoteyo mwana wanjye. Bivuze iki rero?
umukristo rubyiruko mudukurikiye ukeneye umuntu wita papa wo mu mwuka nawe akakwita umwana wo mu mwuka. Hano Eli arimo aragayidinga, arimo arayobora. Samweli arimo arahuzagurika, aritiranya amajwi, aritiranya abamuhamagara. Imana irimo iramuhamagara wakibwira ko ari Eli irimo kumuhamagara kuko ntiyarazi Imana. Bible iravuga ngo n'ijambo ry'Imana ryari ingume. No kuvuga byari bigoye, byari ibihe bikomeye. Nimubona ibihe turimo bikomeye nimugira ngo nta gishyashya munsi y'ijuru. Ibihe bikomeye byabayeho kuva kera no muri biriya bihe bya Samweli ibihe byari bibakomereye ngo ijambo ry'Uwiteka ryari ingume. Hano Samweli arimo arahamagarwa, yabaga mu rusengero nk'uko nawe uba mu rusengero. Umukristo akwiye kugira urusengero abarizwamo. Judith, 1 kugira ngo ugire umubyeyi nuko ufite na cyaki ubarizwamo. Hano rero Samweli ahamagarwa inshuro ya mbere yagiye gusanga Eli, aravuga ati ariko ndumva umpamagara. Kandi Bible clear iravuga ngo Uwiteka ahamagara Samweli. Noneho Eli aravuga ati oya subira kuryama. Ubwa kabiri ndumva umpamagara, ambwira no subira kuryama. Ubwa gatatu aje muzehe wo mu mwuka aravuga ati ariko noneho ndabimenye n'Uwiteka uri mu muhamagara. Buriya iso mu mwuka hari ibintu azi utazi. Niyo mpamvu ukwiye kubaha impanuro n'inyigisho n'inama uhabwa nawe, bizagufasha kugera kure mu mwuka, mu muhamagaro wawe. Kuko bivuga ngo Samweli ngo akorera Uwiteka imbere ya Eli. Kuki se bata nukuvuga yamukuriye imbere, yamuzamukiye imbere, niwe wamureze, niwe wamuzamuye. Noneho rero ageraho amuvangurira amajwi, aramuga ati noneho naguhamagara uvuga uti ndi hano nditabye umugaragu wawe, nteza amatwi mbwira ndumva. Niko yabigenje. Samweli yumviye umubyeyi wo mu mwuka bituma yumva neza ijwi ry'Imana. Niho Uwiteka yamubwira ati rero Samweli ngiye gukora ikintu muri Isirayeli. Umuntu wese uzacyumvisha amatwi ye azacuramo injereri. Ngiye gukora ikintu. Ibyo tubyihorere. Ikintu nashaka kugira ngo nshyireho emphasis muri introduction y'iki kiganiro nukugira ngo mwumve yuko iyo uri umwana mu itorero ukeneye umubyeyi ukurera. Hari ibintu utazi bizwi n'umubyeyi wawe wo mu mwuka, niwe uzakwereka inzira kugeza igihe uzakurira ukageza kurevo nawe noneho wiyumvira ijwi ry'Imana. Ariko mu gihe ukiri umwana mu mwuka, mu gihe utari wamenya Imana, mu gihe utari wamenya gutandukanya amajwi, guma ku birenge by'umubyeyi urerwe, uhabwe uburere, uhabwe indero. Imana ibaha umugisha. Ikindi kintu aho ngaho Bibiliya iravuze ngo Eli yari atangiye guhuma. Ariko kuba Eli yari atangiye guhuma ntibikuyeho ko hari ibintu azi uwo mwana atarazi. Bivuze iki? Therefore ibitagenda ku mubyeyi wo mu mwuka ntibikureba. Ngombwa ni kimwe nuko hari ibintu azi wowe utari wamenya. No Judith, tugaruka ku babyeyi bacu batubyara mu mubiri. Hari igihe papa wawe cyangwa mama wawe hari ikintu abafite kitagenda kandi mubizi nka family, nk'abana be, ariko ntibisimbuye yuko ari umubyeyi. Iyo ukoze ubukwe niwe wambikwa ingofero, niwe uhabwa inkoni, nta wamusimbura. Abandi ni ba so wanyu, abandi ni ba nyokorome, ariko iso ni so. Abafite ijisho rimwe cyangwa yafite yose ni so. Abasinda
cyangwa se abadasinda n'iso. Niyo mpamvu hari abantu bamwe bahura n'akaga kubera guhisha base bakerekana abandi ngo aramutera isoni. Ukoze ereri ikomeye cyane mu buzima, kuko uwo muvumo uko uhishe so nawe umwana washaka kuzaguhisha. Uko utari fiyeri y'umubyeyi wawe nawe ushobora, Bible kiriya iravuga ngo Imana ntabwo inagurizwa izuba, icyo umuntu abiba nawe azagisarura. Ukubita so nawe abana bawe bakazagukubita. Uhinduka mama wawe nawe abawe bakazaguhinduka. Be careful, kuko ikintu biba uzagisarura. No mu mwuka nuko, niba uca igice umushumba wawe ujya gutangira urusengero hama hamwe, nawe bazaguca igice, kuko Imana ntabwo inagurizwa izuru. Ikintu biba uzagisarura. Ndumva reka muri make mbendekeye aho ngaho yari introduction. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Hari ikintu ukomorejeho uvuga ngo umubyeyi wawe uko ameze kose aguma ari umubyeyi. Ese mu buryo bw'umwuka nta kuntu wenda tuvuge ushobora kubona nkabona pastor wanjye hari ibyo murengejeho, ese nshobora kuba njyewe ngize nkajya kwiga theology, pastor wanjye ashobora kuba mbona devo namusize hari yakiriho. Mu yandi magambo hari ibyo ntangiye kumenya, navuga ngo ntekereza ko hari kuba watekereza yuko hari icyo wamurushije. Ese bimpesha uburenganzira bwo kumva hariya ntakiyoborwa nawe, bimpesha uburenganzira bwo kumva mfite izindi power, byahesha umuntu uburenganzira bwo kumva atagikwiye kumvira impanuro za wa mubyeyi we wo mu mwuka, kuko hari ibindi yize. Urabona nko kuri kino gihe abantu turize cyane cyane abakiri batoya, ababyeyi bacu mu mwuka usanga bamwe ari abasaza bakuze barabayeho kuri cya gihe batigeze biga. Ese ubumenyi niyungura hano hanze, ubumenyi ushobora kwiyunguraho muri Bibiliya, ubumenyi ushobora kwiyunguraho muri theology, bumesha uburenganzira bwakumva ntagitegera amatwi wa mubyeyi wanjye wo mu mwuka? Urakoze cyane, cyo ni ikibazo cyiza. Ku bwanjye numva yuko kuba hari ibintu wamenye bitaguhereza uburenganzira bwo gusuzugura, bwo kubahuka, bwo gupinga, bwo guhindura umubyeyi wo mu mwuka. Buriya Eliya yakoze ibitangaza 8, Elisa akora 16. Kubera iki? Nuko Eliya yasigiye umwitero Elisa. Ikintu cyatuma nkora amanywa nkakora nijoro ni ukugira ngo umwana wanjye arenge aho nageze mu buzima. Abahanga baravuga ngo niba ushaka kureba kure ugomba guhagarara ku bitugu by'abakubanjirije. Reka mbivuge, umwana ampagaze ku bitugu, ntabwo twareba ahantu hamwe. Uyu munsi umwana wanjye ndamuhetse. Kuba mpagaze ku bitugu bivuze ko agomba kureba kure cyane, kure njyewe ntazareba. Ni ukuvuga yuko niba umwana wanjye agumbye kunkuba nk'uko Elisa yakoze ibitangaza bikubye kabiri ibyo Eliya yakoze, niko n'umwana wanjye agombye kwiga cyane birenza amashuri nize, agombye gutunga amafaranga arenza ayo nagize, kuko ikindi aje ishinga Bible iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi. Ni ukuvuga ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana wawe azagere aho ntageze mu buzima. Bivuze iki rero? Bivuze yuko no mu mwuka nta gitangaza kirimo wize theology ukagera kuri level pastor wawe atagezeho. Ese nkubaza ikibazo, amashuri ahari uyu munsi ya Bibiliya mu Rwanda cyangwa n'ahandi, pastor wawe ahamagarwa icyo gihe yari ahari? Nta yari ahari. Ese amahirwe ahari muri ibi bihe, abantu barabona za scholarship, abantu barabona abaterankunga, umuntu akabona amahirwe akajya kwiga Kenya, akajya kwiga South Africa. Mu Rwanda amashuri meza arahari ubu ngubu yarahageze ya Bibiliya, muri Amerika n'ahandi.
nukuvuga nta gitangaza kirimo wize ukagira ubumenyi umushumba wawe atagezeho, ahubwo subira inyuma umufashe, subira inyuma umutera inkunga, igisha, mufashe umurimo, mushigikire muri ministry, kuko niwe wakwatuje, niwe wakubatije, niwe wakureze ugera ku rwego noneho umenya nuko amashuri ya Bibiliya yabaho. Inyiturano si ukumuca igice, si ukumukritika ko atazi kwigisha, si ukumutarama mu bandi. Ntabwo icyo ari cyo gisubizo. Urimo urahemuka kandi urimo urabiba ikintu kibi. Abantu hari abantu nzi bafite virusi y'ubwibone, uko arushaho kugira ubumenyi akarushaho kugira ubwibone. No, urimo urahemuka. Ubwo bumenyi ngwino ubukoreshe ushigikira so mu mwuka, umufashe kurera barumuna bawe, itorero umufashe kwigisha abatazi bamenye n'abagikizwa bakeneye baba mentoring. Yes. Kandi buriya ntuzibeshye yuko no kubuzi theology biguhaye uburenganzira bwo kuba ufite ubukure bwo mu mwuka ushaka kubuza inyuguti. Kandi Bibiliya yavanga inyuguti iricisha, ariko umwuka atanga ubuzima. Hari ubumenyi umuntu akura muri theology, hari n'ubumenyi umuntu akura muri experience y'igihe amaze umuhamagaro. Ushobora kwibeshya yuko kuba ufite ubumenyi umenyeje bundi byasimbura umusaza umaze imyaka 45 muri ministry. Ibintu yigiye muri urwo rugendo, ibintu yize, ibintu yasomye, ibintu yigishijwe, ibintu yabwiwe n'Imana n'ibyo yaciyemo, ubwabyo ni amashuri yo kubahirwa. Garuka ukigishe, garuka ugikoreshe nk'igikoresho cyo kubahisha Imana muri urwo rusengero rw'iwanyu. Mufasha abazungu nibaza ubasemurire, mufasha abanyamahanga nibahagera umufashe, ariko igisubizo ntago ari gusuzugura umubyeyi wawe wo mu mwuka. Murakoze cyane pastor. Bimpaye niba navuga ngo inyigisho muri ngewe ivuga ko ibyo ngeraho, iby'Imana ingezaho, ibyo nunguka ntago bimpesha uburenganzira cyangwa se ntago bingira igihangange kitakiri munsi yo kuyoborwa cyangwa se yo kugira wa mubyeyi wo mu mwuka. Ahubwo ibyo ngeraho ntekereza ko ni Imana ishaka kunshishamo kugira ngo itere ingabo mu bitugu wa mubyeyi. Nkuko n'ubundi mu rugo abana baragenda bakajya kwiga, ariko iyo bagarutse bafite za masters n'ibindi isatazi kwandika n'izina rye, ntago baza ngo bavuge ngo rero papa haguruka ku ntebe y'ububyeyi nge nkusimbure. Ahubwo ukoresha bwa bumenyi cyangwa se niba navuga wamugisha Imana iguhaye kugira ngo noneho rwa rugo rwanyu ruzamuke, ruhindurirwa izina, mbese wa musaruro uri muri wowe uze ubibwe muri rwa rugo rurusheho kumera neza. Exactly. Niko rero no mu churches cyangwa se mu nsengero bikwiye kumera. Duhuye n'intambara nyinshi, miraba myinshi, amahane menshi, ibintu bitandukanye, abantu baracamo insengero kabiri kandi imyizerere n'imwe, uwo bizeye n'umwe ni Kristo, kuko umuntu aragenda yamenya akantu gato yakaza akavuga ati oya nanjye nabikora. Ariko se kuki we oya aratubeshya aragira atya? No, niba se ubona hari n'intege nkeya, wowe Bibiliya iravuga ngo turi ingingo zigirirana. Nta muntu uri perfect. Nubwo baba ababyeyi bacu mu mwuka nta muntu uri perfect. Uzarebe umwana ashobora kubwira ati daddy subundi iki gikombe uteretse aha ubu tugishyize mu kabati sibyo byiza. Ugasanga suko sometimes wenda suko akurusha ubwenge, si nuko ari mukuru kukurusha, ariko Imana yashyizeho umuryango kugira ngo ubingingo zigirirana zifashanya. No mu nzu y'Imana ntekereza ko ari uko kuntu bimeze, tugafashanya ariko muri byose twari turi kuri topic ivuga ngo ukeneye umubyeyi wo mu mwuka. Pastor, umubyeyi wo mu mwuka ni muntu ki? Umubyeyi wo mu mwuka ni umuntu kubuza icyaha atakwiguraho. Ni ukuvuga aguhugurana umutima w'urukundo ku buryo anezezwa no kubona wazamutse ku rundi rwego. Ikintu kimushimisha ni ukubona uvuye ku rwego ukajya ku rundi.
niwe muntu wenyine utakugirira ishyari. Kimwe mu bintu wamenyeraho umubyeyi wo mu mwuka ni umuntu utakugirira ishyari, ashimishwa na revo ugezeho, yishimira kuba uvuye kuri revo imwe ugeze ku yindi, akugira inama ntacyo yisigarije. Uwo ni umubyeyi. Rero Pawulo hari ikintu yabwiye Timoteyo nanone, Timoteyo wa kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 1:6 arambwira ngo ndakwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Urumva iryo jambo ndakwibutsa, hari Imana ikurimo ndayizi, iyo Mana ndakwibutsa kuyisesa, jya uyitaho, ndabizi nakurambitseho ibiganza, ndakuzi. Abandi batwita dream discoverers. Dream discoverers ni abantu bakuvumburamo ikintu utari wiyizimo. Hari ababyeyi mu mwuka rero we arakuzi, niyo mpamvu yakurebye amenya ikikurimo, akamenya nuko akurera kugira ngo icyo kintu kiveyo. Pawulo abwira Timoteyo ngo ndakwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo, nge ndabizi ndi so mu mwuka hari impano ikurimo, rero ndashaka kuyirera kugira ngo ikure. Rero kugira ngo agufashe wowe utazagwa, hari ukuntu akurera, kandi iyo bigeze kuri, iyo habaye umwanya wo kugutera inkunga arayigutera, arakwankuraja, agusabira support, aragukunda akagushyigikira akagusengera. Ariko iyo bigeze kuri time yo kugucyaha ntago akwiguraho. Ubu dufite ikibazo cy'abashumba banga gucyaha, abantu batava muri church, ngo yanga gucyaha abana ayoboye ngo batava mu rusengero, bigatuma umushumba bembekerereza umwana agakora amafuti ari munsi y'umubyeyi, ariko kugira ngo adakoma rutenderi akanga kumuvugaho. Umuntu agakorera ibyaha ku ruhimbi muri ministry kubera kwanga kumucyaha ngo atava hakajya, uwo ntago ari umubyeyi. Nibaza yuko intumwa yawe umubyeyi, umuhanuzi yawe umubyeyi, umuvugabutumwa, umwungeri n'umwigisha. Ariko kandi icyitonderwa ni iki ngiki, intumwa iba munsi y'umushumba, umuhanuzi aba munsi y'umushumba, umuvugabutumwa arabuvuga ariko akagaruka munsi y'umushumba, uyu mwigisha arigisha ariko kandi aba munsi y'umushumba. Niyo mpamvu uru rutoki rwitiriwe pastor rwambara impeta, bivuze ngo uyu yashyingiranywe n'itorero. Izi ministeri zose uko arenye zikorera munsi ya pastor. Niyo mpamvu rero bisoza noneho umubyeyi abaye pastor, kuko ibintu byose bibarizwa munsi ya pastor. Nundi wese wagufasha agombye kuba gufashiriza munsi ya pastor. Ego sizi niba ncyo nyisobanuye neza. Imana iguha umugisha. Ukuntu nyumva ni ukugira ngo hariho abantu aza nyina agashaka kubwiriza, agashaka se ngo tuvuge abe nk'umubyeyi wawe wo mu mwuka, still waba unamubaza naho abarizwa, ugasanga ndagira ngo turwanye iki kintu cyangwa se turebe ukuri kurimo, tumenye ngo ese umuntu ugiye kubera umubyeyi wo mu mwuka ni muntu ki, ni muntu ki, ese we yarezwa atameze ate, yabayeho ati. Hari abantu ubaza ati se ubarizwa he, akavuga oya ntabwo mbarizwa, ngende umuhamagaro, ndi umuhamagaro. Nkaza kugira impungenge se uyu muntu w'umuhamagaro utagira aho abarizwa, nuko ahantu hose areba atafitingamo, ntabwo yabuze ahantu afitinga muri make ku buryo yagira n'ubu burera atanga aho bukomora. Buriya hari n'abantu b'abahanuzi bateye ngo badafite insengero, baba mu butayu. Abo bantu bose niyo mpamvu buriya nimuhura, mbere yo kugira ngo aguhanurire mumenyane mwegerane, ujye umubaza uti pastor wawe ninde, namukubwira uwo muntu. Icyo ni icya mbere uzakavivure. Icya kabiri uzamubwira mbere yuko tumenyana byinshi ndashaka kubanza kukwereka pastor wanjye. Nakwemerera uwo muntu uzamenye ko ari muzima.
banza umuhoze pastor we namukubwira ako kavivure. Icya kabiri nakwemerera ukamujyana kwa pastor wawe, uwo muntu azaba ari muzima. Niyanga uzamenye ko ari inzererezi. Kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite baso benshi. Ninjye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Hano Paulo arimo arabwira abakorino nk'itorero yatangije yashumbye yareze, arabwira ngo nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ariko ntago mufite baso benshi. Ninjye nukuvuga nta muntu ugira base benshi. Umuntu agira umubyeyi umwe wo mu mwuka. Uwo nguwo rero ni ingenzi cyane. Reka dufatire urugero kuri Kristo. Kristo nteka ko ari we rugero rwiza rurenze abantu bose baremwe kuba umubyeyi wo mu mwuka. Yego rwose. Kristo tubona uburyo yabanye na bariya 12 akabamentaringa, bitangira bahamagara, bamwe bakura mu burobyi, abandi bakura hehe, arabamentaringa abashiramo. Yari afite mission yamuvanye mu ijuru, iyo ngiye araza yibabibamo, ariko noneho mu kuyibabibamo agiye kugenda tubona aho yababwiye ngo mugende muhindure abantu bose. Nibwo n'ubutumwa bwiza bwasakaye buhereye muri abo, ariko kugera ku nk'uko Imana yabishakaga natwe bitugeraho twitwaga nk'abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo iki, umuntu uza nk'uko twabivuze, umubyeyi wo mu mwuka akwiye kuba ari wa muntu ukuba hafi nk'uko wabivuze, n'umuntu ukumentaringa, n'umuntu navuga ngo wigeze kuvuga ngo ni wa muntu uzatera imbere ntibimutere n'ishyari. Runaka asigaye abwiriza kundusha. Runaka asigaye ariko nkubaze nanjye ubu koko umwana wanjye yagraduatinga koko nkababara, ahubwo ndavuga ni wow, byibuze nanjye ninapfa nzapfa ariko basimusigiye diguri. Nta mubyeyi wababazwa n'icyo umwana agezeho, ubu ntago aba ari we. Ntekereza ko umubyeyi wo mu mwuka ashimishwa no kubona ugeze ku kigero ariho nawe ufite abubyara mu buryo bw'umwuka cyane rwose. Paulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, nawe genda ubibwira abandi bantu babizerwa, nabo bazabasha kubibwira abandi. Ni ukuvuga umubyeyi ashimishwa no kubona yakurera ukagera kuri level yo kugaburira abandi. Rero nicyo kikwereka umuntu umubyeyi rwose. Ntekereza ko uburyo umuntu agendana n'umubyeyi we wo mu mwuka bimuhereza izindi mbaraga atakabaye agira ari wenyine, yirera wenyine. Buriya hari ikintu bita umugisha wa kibyeyi. Hari ikintu bita umugisha wa kibyeyi. Niyo mpamvu uri umuntu akoze ubukwe, ziriya speech z'ababyeyi bahagarara akavuga ngo mwana wanjye uzabyare hungu na kobwa, ariya magambo arakomeye birenze. Muribuka Isaka aho umugisha Yakobo na Esawu. Twavuga n'abandi anyuranya amaboko bose abaramburaho. Buri icyo bishatse kuvuga nuko umuntu akenera umugisha wa kibyeyi. Nkuko umuntu rero umubyeyi wo mu mubiri amwaturaho amagambo meza akamuhama, n'umubyeyi wo mu mwuka nuko. Ese ni umuntu wese wagira umubyeyi wo mu mwuka uri ku kigero uyu munsi cyo kugira umubyeyi wo mu mwuka? Umuntu wese ubundi uvutse ubwa kabiri agombye kugira umubyeyi wo mu mwuka. Kubera iki? Buriya kuba umubyeyi, reka hari icyanditswe kiri mu bacamanza ibice 5:6 n'uwa 7. Biriya vango mu gihe cya Shamugari mwene Anati no mu gihe cya Yayeri ngo bihogere byari biri mu busa, ngo abantu bagendaga basesera mu tuyira tw'uruboko, ngo kugeza ubwo hari naho Bible ikomeza ivuga ngo abatware b'Abisiraheli bari baracitse intege, ngo kugeza ubwo nge Debora nahagurutse ngo mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisiraheli ngo bishakira Imana nshya. No kuvuga muri ibi bihe turimo bikomeye,
cyakeze zimwe zirafunze izindi zirakora ariko wa mudendezo twahoranaga muri iyi minsi rimwe na rimwe ntugihari iterambere ririmo rirukansa abantu barakora amanywa nijoro bari bize barakora ukeneye umuntu uza wacitse intege akongera kandi akagutera inkunga dukeneye ababyeyi bo mu mwuka muri iki gihugu ku rwego ruri hejuru no mu bindi bihugu umuntu utarakizwa yagira umubyeyi wo mu mwuka oya umubyeyi wo mu mwuka ubundi ni uw'abantu bavutse ubwa kabiri kubera yuko twabivuzeho ni born again hari umubyeyi navuze ababyeyi batatu hari Imana data wa twese hari umubyeyi wo mu mubiri ukubyara hakaba n'umubyeyi wo mu mwuka ariko umubyeyi wo mu mwuka umuhabwa iyo wabaye umukristo wavutse ubwa kabiri nifuriza rero umuntu nkurikiye niba ukeneye kugira umubyeyi wo mu mwuka ukeneye no kuvuka ubwa kabiri umuntu yaravutse mu mubiri nyine ku babyeyi be ariko kugira ngo avuke ubwa kabiri bisaba kuba yakiriye agakiza rwose uku kuvuka ubwa kabiri kuko wa mugani ngo duhagarariye Imana turi mu isi uyu mushumba cyangwa se uyu mubyeyi wawe wo mu mwuka ni umuntu muzagendana muri rwa rugendo ugiyemo ariko utazi yego ni umuntu mugiye kugendana kugira ngo cya cyerekezo ushaka kujyamo urimo werekezamo iwe akirimo yakigezemo ariko wowe ukeneye ukubwira ngo caha tunyuraha burya soma ijambo ry'Imana kugira ngo ukomere biragusaba kuba mu byanditswe sometimes bikaba rimwe na rimwe yanabigufasha kubisoma yego urabona iyo ugikizwa cyangwa se ku batarakizwa iyo ubona Bibiliya ubura uhera naho usoreza ubona nk'ikintu cy'ikinyamakuru kidasobanutse ukuntu ni nk'uko wafata umuntu utazi icyongereza ukamuha ikinyamakuru cy'icyongereza ngo soma ariko uyu mubyeyi wawe wo mu mwuka niwe uzakwereka inyuguti ku yindi kuri Bible uko basoma uyu munsi hari umuntu wigeze kuvuga ngo aho kugira ngo uhore uhereza umuntu ifi wamwigisha kuroba akirobera uyu mubyeyi wo mu mwuka akamaro ke rero ni uko ari butangire asa n'ukuramiza amata ariko noneho akaza gusoza kweretse steps zishobora kugufasha kuba noneho wabyikorera ubwawe aragukurikirana kugeza aho cya kigero usanze ariho agufasha uzagera aho ufasha abandi nawe ikindi kintu navuga yenda dusoza ni ibintu nka bibiri turasoza tubwira umuntu udafite umubyeyi abisengere amushake amugire abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana umuntu wumva Imana izagushyira ku mutima bisengere wongere ubisengere niba wifuza kwinjira mu muryango w'abana b'Imana ugomba kugira so mu mwuka icyo ni icya mbere icya kabiri hari ababafite ariko bashwanye bafitanye ibibazo subira inyuma musabe imbabazi ca bugufi reka gukomera reka kugangarara ntumbwire defa afite Dawidi yubashye Sawuli atari uko Sawuli ari perfect ariko kuko ari umubyeyi we ari hejuru ye amafuti ye yose yarayirengagije kugeza ubwo Imana yakemuye icyo kibazo kandi yagikemuye neza nta ruhara bigizemo ndasoma icyanditswe kiri hano ngira ngo ari nacyo cyanyuma nsomye Maraki ibice 3:23 biravuga ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera 24 uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo urumva ngo nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka utari waza ngo uwo niwe uzongera agasana imitima y'abana n'iyabase ngo azongera huza imitima y'abana n'iyabase ngo kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo iyo umwana n'umubyeyi bateranye umugongo harimo guhangana harimo inzangano harimo ibibazo igikurikiraho ni umuvumo uyu munsi hari abana barimo bahura n'ibibazo
kubera kugongana na base bo mu mwuka ugasanga umuntu arakubitika ariko behind the scene harimo ikintu buriya hari igihe umuntu akubitwa n'umuruho muribuka umwana w'ikirara muri Bibiliya yagiye aho ngaho barijuta aravuga ati nanjye ndashaka ibyanjye mpereza umurage wanjye ndashaka kubaho nkanjye kwanjye nigenga. ababyeyi rero aravuga ati ese reka mbimuhereze buriya hari ababyeyi rwose b'abanyamahoro bataruhanya kavuga ati aho kugira ngo njye mu manza n'umwana reka muhereze ibyo agende. Bible iravuga ngo asubiza agatima impembero hazi idea aravuga ati ariko data ni data uko bisa kose uko byasa kose data ni data ndagiye nanyica nyice ariko ndagiye. Bibiliya ivuga ngo yarahagurutse koko asubira iwabo ariko ngo yaturutse ku marembo hirya isa mubonye yananiwe kuguma yicaye urukundo ruramuterura rutuma haguruka aramusanganira. Buriya umubyeyi wawe koko yirengagiza amafuti ugarutse yakwakira ntago mwibuka se yamwambitse impeta yakoresheje pate yagize uko ibishoboka byose ariko ngo yari yarapfuye none arazutse uko yakoresheje iryo jambo ngo yari yarapfuye none arazutse. Buriya hari umuntu upfa ahagaze kubera gutakaza umubyeyi wo mu mwuka umuvumo wari waramukubise arangara icyari bukurikireho iyo atihana ngo agaruke yajya kugwa ku gasi yajya kuzasanga yatembagaye iyo ngiyo inyamaswa zikamwica. Nagira ngo pastor dusoza uhuza abo babyeyi batatu watubwira umubyeyi Imana data wa twese utubwira umubyeyi utubyara mu mubiri utubwira n'umubyeyi wo mu mwuka. Ndashaka kugira ngo uhuze imikoranire y'aba babyeyi batatu bose bakoranamo ariko bose bashaka gushepinga uyu muntu babereye umubyeyi umuntu n'umwe ariko ababyeyi ni batatu. Imikoranire y'aba babyeyi uko yagakwiye kumera ariko bose bafite target kuri uyu mwana kugira ngo koko abe yuzuye mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'ubumana mu buryo bw'umwuka mu by'ukuri. Umubyeyi wa mbere ni Imana data wa twese na Yesu yigeze kuvuga yigisha abantu gusenga bigisha gusenga aravuga ngo nimujye musenga muvuga mutya ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe wowe rwose yubahwe nka yamvuga wowe rwose yubahwe kuko arenze kuri papa wawe wo mu mubiri arenze kuri papa wawe wo mu mwuka ni Imana pe. Hari n'ahantu Dawidi yavuze reka nsome iki cyanditswe abantu bacyumve muri Zaburi ya 27 umurongo waho wa 10 Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura. Nukuvuga icyo bishatse kuvuga nuko hari n'igihe n'umubyeyi w'umubiri yakureka yewe n'uwo mu mwuka yakureka ariko Dawidi yaravuze ngo ubwo data na mama nubwo bagera ku rwego banandeka ariko Uwiteka we tuzagumana. Ni naho yavuze muri Zaburi 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye niwe mushumba wanjye niwe mubyeyi wanjye sinzakena andyamisha byose asubiza intege n'ibindi. Icyo ni kimwe umubyeyi wa mbere wowe arihariye ararenze arahambaye uwo nguwo rwose araseruka n'iy'abandi badutaye. Uwa kabiri umubyeyi wo mu mubiri yubahwe cyane hari abantu bakenyuka kubera ubwo kurengera kubahuka guhangara umuntu agafata se wamubyaye akamutera umugeri akikubita hasi cyane rwose ijambo ari buvuge nabyuka aho ngaho riragukoraho ukuboko kwawe kwese ugakubita mama wawe urushyi agatembagara ku gikuta ijambo ari bukwatureho agarutse riragufata. Buriya Bibiliya umuvumo buriya ugira uburemere iyo ufite ikintu wuririraho
umuvumo buriya Bibiliya ivuga mu migani ngo umuvumo w'ubusa nk'uko igishwi kijarajara intashyi kwiguruka ngo niko n'umuvumo w'ubusa utagira ubufata buriya umuvumo ugira uburemere iyo ufite ikintu wuririyeho wowe uhaye urwaho ubonye aho umenera rero umubyeyi wo mu mubiri umwitwararike niba nanywa mureke mwibuke Nowa asinda agatembagara hasi yari yasinze imyenda irabeyuka umwana wagiye kumureba bwa mbere aho kurundarunda no gutwikira se yiruka bivuga abibwira bari hanze abibwira bari aho hafi ubwo abivuga abakazana barimo abana barimo ariko abahungu bakuze mu mutwe bazi umubyeyi ko akwiye kubahwa baje bagenza umugongo batwikira ubwambure bwa se umubyeyi rero na weakness zurazitwikira ariko uzabona amahoro kandi uzaramira mu isi niko Bibiliya ivuga mu Befeso ibice 6 uhereye ku murongo waho wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ngo bana wubahe so na nyoko kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi ubone umubyeyi wo mu mubiri yubahwe cyane 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 kuko afatanya n'itorero ego buriya iyo umwana yarezwe mu rugo afite uburere bwo mu muryango byorohera umushumba kumurera kuko guhagurukira abantu bakuru yabyigiye mu muryango niyo mpamvu niyo mwitorera abantu babaye benshi aribwiriza agahagurukira abamuruta biroro ikinyabupfura kubaha none se niba iwaba baramwigije ko kwiba ari icyaha ubunyangamugayo itorero rizakomerezaho rero umubyeyi wo mu mwuka afatanya n'umubyeyi wo mu mubiri umuntu akaba umuntu niyo mpamvu buriya n'ubukwe bukora ku mpande zose hari ubukwe bubera mu rusengero hakaba n'ubukwe bubera mu muryango abo babyeyi bose bagomba kubahwa iyo umwana azi ubwenge nk'uko yambika nyina yambika si ingofero yambika ahereza si inkoni n'umushumba bamuhereza impano my God Imana ibahereza umugisha pastor Imana igumugisha cyane ndagushimiye cyane ndize ndasobanukiwe ndamenye ntekereza ko n'abantu badukurikiye buri muntu wabonye iki kiganiro atasubiye yuko yaje nukuri Imana iguhereza umugisha kandi rusheho kugukoresha ibirenze ibyo utekereza wowe hanyuma mbashije kwiga kandi menye ko umubyeyi Imana umubyeyi wo mu mubiri ndetse n'uwo mu mwuka nta n'umwe usimbura undi ntabwo umwe asimbuzwa undi bose ahubwo barakorana bagaholdinga uyu muntu cyangwa se bakamushyigikira bakamuterura bakamugeza kuri rwa rugero cyangwa se hahantu Imana imushaka ariko aba bandi babiri bose uko ari babiri papa ndetse na papa wo mu mwuka bose baba basabumitinga ku Mana kuko niyo data wa twese iyo bavuze twese nta n'umwe ubuvuyemo urimo kandi na so wo mu mwuka arimo na papa kubyara mu mubiri arimo bivuga ko aba bose bakorera munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye kandi bose basabumitinga ku Mana kugira ngo umuntu w'Imana rwose abashyitse mu maso y'Imana pastor ngira ngo tutarava kuri microphone umuntu wagukenera wamuhereza nimero zawe bibaye ntacyo bitwaye oya ni amahoro nta kibazo nimero yanjye ni 07 8 8 20 34 95 Imana iguhereze umugisha amen.